Ndabashuje aho muri hose, ndabifuza amahoro n'amahirwe. Ikiganiro nabateguriye uyu munsi ni ikiganiro cy'amakuru agezweho. Ikibabaje nuko amakuru agezweho hirya no hino muri iyi si aravuga iby'intambara. Twebwe ntabwo tuvuga intambara, ariko turibanda ku gitera intambara, bimwe mu bitera intambara. Ni ikiganiro cy'ubwenge. Ikiganiro cy'ubwenge kuko ntabwo wakwirinda ibintu bibi utabizi. Kugira ngo ubimenye rero birasaba gushishoza, birasaba kumenya ubwenge. Uri ubwenge, nta muntu utazi ubwenge wifuza kumenya ubwenge. Ubwenge uvuga ngo umunyabwenge ashaka ubwenge. Ubwenge rero buhora buri hariya bwiteguye ujya kubushaka. Ubwenge nanone twabugereranya ni nk'umukobwa mwiza w'ingeso nziza, ufite imico myiza, ufite uburanga, uzi ubwenge, mbese umunyamutima, mbese ubona ari umukobwa koko nawe warangira umuhungu ukavuga uti azavamo umugore mwiza, umubyeyi mwiza, byose arabyujuje. Ariko abantu bamuri iruhande, abahungu bo ku musozi, ntibamwiteho. Noneho akazagira akavuga ati yewe reka nimuke njye ku wundi musozi, wenda aho nahavana umugabo, nabona unshaka, uwemera, umenya ko ndimo umugore mwiza. Ubwenge ntabwo nuko. Ubwenge bushaka ubushaka, bushaka bubungira ubushaka, bukakirwa n'ushaka kubwakira, nabwo bukemera kwakirwa. Ubwenge nicyo gitumye umuntu utazi ubwenge ntashobora gukurikira ikiganiro cy'ubwenge. Ahangaha mu kiganiro tugiye kuganira, ubwenge si ubwo ubivuga, ubwenge nibwo bwivugira. Nta n'ubwo ubwenge ari bufitwe n'uri bubwakire, nibwo bwiyakira. Ni ubwenge. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe na bimwe mu bintu bitera intambara. Nge nita intambara z'ubugoryi. Ugasanga abantu bararwana bapfa ubusa, kuko umuntu uzi ubwenge ntabwo yagakwiriye kurwana arwanira ibintu by'ubusa. Hari barwanira ukuri, kavuga bati nge nta kuri nabigenza, ngiye kwemera ndwane kuko ibyo ndwanira ni ukuri. Ariko hari n'abandi barwanira ibintu ubona by'ubugoryi bitari mu kuri. Nta ngingo nimwe ushingiyeho kugira ngo urwane, cyangwa se ugashingira ku ngingo y'ubugoryi ugashingira ku ngingo y'ubugoryi ukarwana. Bene rero intambara nk'izo, ikibabaje ni uko nizo zuzuye mu isi. Ahangaha rero kugira ngo ikiganiro nk'iki ngiki umuntu acyumve, biramusaba ubwenge. Muri iyi minsi ubu turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2026. Hari intambara nyinshi hirya no hino, ariko hari intambara imwe irimo kuvugwa cyane, yavugishije abantu b'isi yose, ku buryo ndetse hari n'ubwoba ko isi igiye kugwa mu bukene butigeze bubaho. Ariko ngewe mbirebye nsanga ari intambara y'ubugoryi, ko n'ubwo bukene butari bukwiriye kubaho kubera iyo ntambara. Icyakora kuyihagarika nanone
byadufasha kutarangara, kuko no kurangara turangajwe n'iyo ntambara nabyo byadutera ubukene, ndetse ubukene ahubwo byatera ubujiji, ugasanga ubwenge bwacu, ubwenge bw'ababikurikirana bugiye nyine gukurikira icyateye iyo ntambara, kandi icyateye iyo ntambara ni umwanda, ndabisubiramo, ni umwanda, n'ababiboneramo ukuri, ababyumvamo ukuri bambabarire, cyangwa se ababihahiramo bambabarire, kuko ikosa si iryabo, ikosa ni uwabishyize aho abantu bashobora kubyita ukuri. Ikosa ni irya Sekibi buriya, kuko Sekibi irahari. Ni ukuvuga rero ngo ibitera intambara inshuro nyinshi tuzigwamo tutabizi. Intambara zituruka kuwazanya intambara mu mitwe y'abantu, ugasanga noneho twebwe bwa bwenge buraducitse, ubugoryi bukatwitwarira, ubugoryi tukajya mu ntambara z'ubugoryi. Hari umuntu ushobora kugira batya agacura umwamba, agacura imyambi, akabanga umuheto, akajya kurwana arwanira ukuri, wenda ukaba wavuga uti uyu muntu koko ibyo arwanira mu ukuri ntawe utabirwanira. Ariko benshi ibintu barwanira muri iyi minsi, izo ntambara turimo kuvuga, iyi ntambara tugiye kuganiraho aka kanya ho gatoya, kuri ngewe ni intambara y'ubugoryi itari nakwiriye no kuvugwa, ahubwo kubera ko kuyivuga ni ugukwirakwiza ubugoryi. Imana imbabarire cyane kuba ikiganiro nk'iki ngiki tugiye kuvugamo ibintu by'ubugoryi abantu barwanira, nyamara ari abantu bita abahanga, ariko barwanira ibintu by'ubugoryi. Birababaje. Umuntu akita umuhanga, akiga amashuri bene za kaminuza nyinshi cyane, imitungo y'isi akayirundaho, akaba umukungu, akiyamamaza, agatorwa n'abaturage rwose batuye umuntu w'igihangange, nyamara akabajyana mu ntambara y'ubugoryi. Ni ibintu bibabaje cyane. Yewe ngo akabi gasekwa nk'akeza, hari igihe nicara nkabiseka. Iki kiganiro rero nagira ngo nsabe abantu b'abanyabwenge, abantu cyangwa se abashaka kumenya ubwenge, abantu banga ubugoryi bakurikire, kugira ngo babwire n'abandi bati bwa bundi za ntambara ni ubugoryi. Twamagana intambara. Niyo ngenda hamagara abantu kwamagana intambara aho bari hose. Abankurikira, abankunda, abakunda, mwamagana intambara, cyane cyane intambara z'ubugoryi. Mu biganiro nkora nkunze kwiganirira cyane cyane ku magambo y'ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'ururimi rw'icyongereza. Ni umunyarwanda, nkunda u Rwanda, ashaka kumenya amagambo y'ikinyarwanda, inkomoko yayo, kubera ko twagiye twinjirirwa n'abanyamahanga, kandi natwe twagiye tujya mu mahanga tugatarura amagambo, cyangwa se bakatuzanira amagambo ntawamenya. Ariko nanone kubera ko twese turi abantu, hari igihe wenda amagambo yaba adukomokamo twese tukayasangira ayo magambo. Ariko rero ngewe nk'umuntu ukunda ururimi rw'ikinyarwanda, hari igihe mba nshaka kumenya icyo ijambo ry'ikinyarwanda rivugwa, inkomoko yaryo, kugira ngo n'uzambaza nyine nzamusobanurire iri jambo rikomoka ku ijambo iri n'iri ry'amahanga. Kubera ko mu mahanga hari igihe dushobora kuvanamo amagambo atameshe tukayakoresha mu rurimi rwacu rwa buri munsi, ugasanga turimo turikururira imivumo. Ibyo bintu nagiye mbisubiraho inshuro nyinshi, nicyo gitumye rero nyatsimbararaho nkashaka aho kuri guherereye uyu munsi. Ariko turavuga ibintu bijya gusa n'intambara. Imana imbabarire,
gusa nuko muri izo ntambara dushobora kuvanamo amasomo y'ubwenge, bigatuma bikaba byatubirizamo no kwirinda kurwana intambara nk'izo z'ubugoryi. Iki kiganiro ni ikiganiro nyine mutegurirwa kandi mugezwaho na Cool News. Nicyo gitumye mbisiguyeho muri aka kanya turimo turavuga ibintu bitari cool. Ntabwo ari cool, ntabwo ari ibintu nakagombye kuvuga muri kino kiganiro, ariko kubera ko ari ngombwa ko bivugwa kugira ngo ubugoryi bube buke mu bantu, intambara z'ubugoryi tuzamagane, nemeye kuvuga ibi bintu kuri iyi channel. Nyamara yari kwiriye kuvuga utuntu turyoshye, ariko tugiye kuvuga ibintu bisharira, ibintu kuri giwe nita umwanda, ariko ugasanga abantu b'abasirimu barimo bararwanira umwanda. Yewe ntabwo ndya inyama, n'isupu y'inyama umufa singeraho, ariko buriya ushobora kugira urya ugafata kurikira wumve, ushobora kugira urya ugafata inyama ziri ku igufwa ukaziteka cyane, ukazicanira cyane kugeza ubwo igufwa ritandukana n'inyama, ndagira ngo niko umuntu yabyita, ku buryo igufwa rijya ukwaryo, noneho inyama ahubwo ishobora no guhinduka amazi, ikivanga n'amazi, noneho bikaba wamufa ari nawo urebye wakagombye kuba ni nabyo urimo intungamubiri. Ariko muri ibi biremwa biri ku isi, ni ukuvuga abantu n'ibindi biremwa, hari ikiremwa wazana ugatereka umufa hano, ugashyira n'amagufwa hano, cyo kikaza kigahitamo amagufwa, ndetse wajya gukoraho kikaba cyakurya, kishakira amagufwa gusa. Hari hari n'ikindi kiremwa, ndagira ngo umuntu nuko we akaza agafata wa mufa akaba ariho ahitamo. Aha ndagira ngo uzi ubwenge yumvishije icyo nshaka kuvuga, uzi ubwenge yahise asobanukirwa. Wahitamo umufa, ndagira ngo ni umuntu uhitamo amagufwa, ikindi kirimo gihitamo amagufwa ntabwo sinjya nkunda no kukivuga mu rurimi rwanjye, ubwo ni ibindi. Aha ndagira ngo tuganire ku ntambara zirimo zibera muri biriya bihugu by'amajyaruguru y'Uburasirazuba, niko babyita. Iki gihugu bita Babuloni, buriya ni za Babuloni zari hariya, abandi bahita ngo muri za Mesopotamia, nubwo njya numva mu makuru bavuga ngo ni gurufu ya hesi, ibyo ngibyo sinjya mitindaho cyane. Icyo nzi cyo nuko atariho biri honyine, biri henshi, intambara nka ziriya ziri henshi. Biriya bintu barwanira, ibi ngibi ngo bivamo za peteroli, za lisansi, za mazutu, za biturika, zigendesha ibiturika, ugasanga ngo nibyo barwanira gusa, bakagenda bakemera kugurisha
bakemera bagafata imisoro y'abaturage bose, imisoro y'abaturage bakajya mu ntambara nka ziriya barwanira ibyo ibintu ngewe ndimo kwita umwanda. Biriya bintu ngo ni peteroli, sinzi niba ngewe ari ibyo narose, niba ari ibyo ntekereza, niba ari ibintu mpimba, nanjye ubwanjye simbiza. Wenda ahangaha niryo banga ry'ubwenge, nuko rimwe na rimwe ubwenge butuyobora tutabizi. Ariko rero dufate nk'urugero muri kiriya gihe ni urugero kuko hagiye habaho ibihe byinshi, nko mu gihe cya wa mwuzure wa Nowa, mu gihe cya Nowa isi yararengeye birengerwa n'amazi. Isi yarengewe n'amazi, ibiti, imyanda yose yari iri ku isi, amazi arabirengera, arabikukumba, arabijyana. Nibwira ko ubwo hari n'abantu bapfuye, n'inyamaswa zapfuye, n'ayo magufwa y'izo nyamaswa n'ibiki byose, mbese amazi yarabijyanye. Kandi na nyuma n'indi myanda yose yakomeje kugenda ikukumbwa n'amasuri bikajya mu nda y'isi, na kure yo mu nda y'isi, nk'uko byari bituruka n'ahandi hose. Tubifate gutyo, nibyo ndimo kwibwira, cyangwa ni ukuri. Uko amazi agenda yigira inyuma, igihe ibindi biremwa bigaruka ku isi, ibindi biti bimera ku isi n'ibiki byose, hari ibyaheze mu nda. Mbese nuko ntagiye kure, dufate, ntabwo ngiye kuko ngiye kure kubisobanura uko mbibona byatinda, ntabwo twazabona igihe cyo kubikurikira no kubyumva, ni birebire cyane. Ni nk'uko wafata ibyatsi n'imyanda yose ubona iruhande rwawe, ushaka gukubura mu rugo rwawe, kuhatunganya, ukagenda byose ukabicukura, ukavangavangira mu kimoteri. Imvura ikazagwa, bya bintu bigahinduka, ndavuga wa mwanda, ukazavamo ibimeze umuntu yakwita, ntabwo ari ikivuguto ni amata. Ikivuguto ni amata y'inka, ntabwo byaba ikivuguto. Ibintu babyita ngo ni potopoto, si n'icyondo, naba n'icyondo ni ubutaka. Ibindi ni ibyatsi, ni ibiti, ni amagufwa y'ibyo byose. Iyo myanda yose ukurikiyeho n'indi myanda yose, imyanda ishoboka yose, kuko n'ikitari umwanda kivanze n'uwo mwanda nacyo cyitwa umwanda. Ibyo bintu byose biri mu kimoteri, igihe cyazagera bikaba ikintu kimwe, kuko bimwe ubwo urumva abahajemo na twa dusimba dutuma ibintu byangirika, bigacikagurika, kuvanga n'amazi bikaba. Ubwo nashaka kuvuga nk'iminyorogoto, noneho bikazavanamo ikintu kiri aho ngaho. Nongere bisubiremo, ntabwo ari ikivuguto, ariko ni uruvangavange rw'iyo myanda ruvanze n'amazi n'ibiki byose. Ndagira ngo umuntu arimo arabibona neza mu kimoteri icyo byaba byabaye. Hari n'abagiye bavumbura ibintu byitwa gaze, bene imyuka itanga imbaraga, bagiye babivumbura mu moteri by'imyanda y'abantu cyangwa mu misarane. Ndagira ngo Abahindi bigeze kutwereka ko bishoboka.
cyangwa se nk'ahari ahantu bagenda basuka ibishishwa by'amakawa n'iki byose, hagera aho ngaho ukabona hari n'ibyo twagiye tubona byo bita ngo nko mu gishanga, wenda ngo ahantu hahiye uburimbi, ni ukuvuga ko hari imyanda, ibyatsi n'ibiki byose biba biri munsi, bigera aho ngaho bikazashyuha. Ubwo rushyuhirane hazavamo ikintu kimeze nka icyuka, cya cyuka kikazaza, ukabona igishanga kirikoze kirahiye, bakabyita ngo igishanga cyahiye uburimbi, kubera nyine rwa rushyuhirane rwavuye mu kuzimu, mu kuvuga munsi, bya byatsi byagiye bihora bigahuruguta bikabura, noneho bikazavamo urushyuhirane, byivamo gaze. Na peteroli yibarwanira, peteroli yibarwanira nayo ni muri urwo rwego. Ntabwo ari imvura yaje gutya iturutse ku ijuru hejuru, ntabwo ari amazi, ahubwo ni uruvangavange rw'ibyo bintu. Wenda amazi ashobora gufasha gucikagurika, noneho bikazavamo ikintu kimeze nyine nk'icyondo, cyane cyane bikunze kuba ari umukara, nibyo bizavamo iyi peteroli barwanira. Ubu rero ntawavuga, niba mvuga ngo bararwanira umwanda, ntabwo nibeshye. Niba ariko ibi bintu bita amavuta, kuko njyewe ntabwo mbyita amavuta, nongere mbisubiremo, amavuta se utubyise amavuta se ay'inka twazahita iki? Cyangwa se amavuta ayangaya wenda dutekesha twazahita iki? Niba biriya bintu nge ni k'umwanda, benshi babyita ngo ni amavuta, twari dukwiriye kubishakira irindi zina. Niba ari ukuri koko ibi bintu nabonye bifite n'ibara rijya kuba birengeje kuba umukara, niba ari uburyo ngerageje gusobanura mu kanya gashize, niba uko mbibona ari urwo ruvangitirane rw'ibintu amazi yagiye akukumba ku isi akabijyana iyo munsi y'imisozi ikaza kurengerwa, hakazaba amazi, nyuma hakazaba ibiyaga, hakazaba inzuzi nini, noneho bya bindi byo bigahama ikuzimu, akaba ari byo bizavamo rwa rushyuhirane, ari byo bizavamo nyine ibyo bintu bita ngo ni amavuta, akaba ari byo bizavamo za peteroli, za lisansi, za mazutu n'ibindi bikomokaho. Niba ari ubwo buryo bikomokaho mu buryo bw'umwanda ukukumbwe ku isi, akaba ari byo bizavamo peteroli. Ni ukuvuga ko peteroli, nongere mbisubiremo, ibi bintu bararwanira n'umwanda barwanira. Uwo mwanda rero, hari ibyagiye bituma uwo mwanda ubaho. Mu byagiye bituma uwo mwanda ubaho, ni ukuvuga ngo ingufu zikomoka muri uwo mwanda zishobora no gukomoka mu byatumye uwo mwanda ubaho. Niba amazi aje agakukumba, zo mbaraga z'amazi, ndavuga imbaraga, mwavuze ngo nibitanga ingufu. Niba imbaraga z'amazi zikukumba umwanda ku isi zikawujyana, wa mwanda ukazaba ari uvamo ingufu, ni ukuvuga ko izo ngufu barwanira zo mu mwanda, y'amazi yakukumbye wa mwanda, izo ngufu nayo arazifite. Ni ukuvuga turimo tuganira ibintu by'ubuhanga, aho rero kujya kurwanira wa mwanda, kubera iki tutajya kureba ingufu ziri mu bituma mu kukumba uwo mwanda? Ndibwira ko ari izo ngufu nyinshi cyane
kurusha ingufu dusanga muri wa mwanda. Ni ukuvuga ngo na ya nyamaswa yahamye iharagati igufwa, igihe uzi ubwenge warimo bavuga guhuta, igihe arimo ahuta isupu cyangwa umufa, nibwira ko urebye uzi ubwenge n'urimo kurya ya supu kuruta urimo guharagati igufwa. Ubu ibyinshi, intungamubiri nyinshi ziba zagiye muri ya supu, igisigaye ni umwanda. Niba aka kantu tukumvikanyeho, kandi ndahamya ko uzi ubwenge yabyumvishije, kubera ko tudashobora gushakira imbaraga mu kirukanye wa mwanda nawe uzavamo ngo imbaraga, ibyo bita imbaraga. Nibwira ko harimo ikinyoma kugira ngo abantu bahore barwanira umwanda aho kureba ukuri aho kuri. Ni nk'uko umuntu ashobora gushaka guhamagara imbwa zo ku musozi zose ngo azimarire icyarimwe, agafata amagufwa akajugunya hariya, imbwa zikaza kuyarwanira akazihasanga akazihatsinda. Nyamara we arimo ahuta isupu, arimo arya isosi, arimo afite umufa mwiza cyane mu rugo rwe, yimereye neza cyane ku meza, imbwa zirimo zirwanira amagufwa, akajya kuzikubitira mu magufwa. Nicyo gitumye ngewe mbona ko harimo ikinyoma muri ibi bintu bya peteroli, ibintu ngo bya lisansi, ibintu byageze naho batubwira ngo tubyita amavuta. Harimo ikinyoma cyinshi cyane aho hantu. Harimo ubwenge kubisobanukirwa. Icyo mbona cyo ni uko harimo amazi, hakabamo na wa mwanda ukomoka mu by'amazi yakukumbye akajyana mu kuzimu, noneho akaba aribyo bizavamo ibyo abantu barwanira uyu munsi. Aho hantu harimo isomo. Nasomye muri Bibiliya, igitabo gitagatifu ku bantu bemera Imana, hari aho Imana ivuga ngo nzabaha igihugu gitemba ubuki, gitemba amata n'ubuki, igihugu gitemba amata n'ubuki. Niba atari uburyo bwo kuvuga, niba atari uburyo bwo kuvuga igihugu cyiza, niba ayo magambo koko yaravuzwe gutyo, igihugu gitemba amata n'ubuki, tugomba kureba igihe iryo jambo ryaba ryaravugiwe. Ni kera cyane, kugira ngo uzabone amata atemba mu muhanda, kugira ngo uzabone ubuki butemba ku musozi, ntabwo ari ibintu byumvikana cyane. Ayo magambo niba yaravuzwe gutyo, sinzi niba hari ababyemera cyane, cyangwa se bifite ikindi bivuga. Ntabwo nyomuzi ibyanditswe bitagatifu, nicyo gitumye mvuze ngo niba. Supposition, niba ari uko niba iryo jambo ryaravuzwe gutyo koko, igihugu gitemba amata n'ubuki, kugira ngo uzabone igihugu kirimo gitemba amata nk'uko amazi atemba ku musozi,
amata nk'uko amazi atemba ku musozi wowe ukabona amata atemba. Icyo gihugu nukibona uzambwire nzajyeyo, nubwo ntapfa kunywa amata mbonye yose, ariko icyo gihugu nukibona uzambwire njyeyo. Icyo gihugu uzasangamo ubuki butemba ku musozi, cyangwa uzambwire njyeyo, kuko njye nkunda ubuki cyane. Niba ari uko iryo jambo ryavuzwe koko, ariko niba ari imvugo rero nanone bivuga ko wenda ari igihugu cyiza, kirimo amahoro, kirimo uburumbuke, kirimo ari muri ubwo buryo byavuzwe, igihugu kirimo amahoro, kirimo umutekano, kirimo uburumbuke, ni ukuvuga ibyo bamwe bita ubukungu, uretse ko uburumbuke n'ubukungu ntabihuza cyane. Ni ukuvuga icyo gihugu kirimo umutuzo cyane cyane, nk'uko akundi bavuga ngo hari amahoro n'umubano Imana ibihari. Nibwira ko ari icyo ngicyo bivuga. Nibwira ko icyo gihugu nukimbonera rero uzambwire nge. Naho igituma abantu birirwa barwana, ndagira ngo si Imana yaba kuvuga ngo nicyo gihugu cy'isezerano. Abantu birirwa barwanira, none cya gihugu rero baba bakiri mu rugendo, cya gihugu baba batarakibona. Igihe iryo jambo ryavugiwe ni kera cyane, ku buryo icyo gihugu bagombye kuba barakigezemo. Igihugu gitemba amata n'ubuki, ni ukuvuga igihugu kirimo amahoro n'umutuzo n'uburumbuke. Sinzi niba aha naho harimo ubwenge. Harimo ubwenge budakomoka kuvuga, ahubwo ubwenge buturuka ku bwenge bwo bwonyine bushobora gutuma umuntu yumva ubwenge, akumva n'icyo ubwenge bumubwira. Kuko ubwenge buba bumubwira ijambo ry'ubwenge, nibwo buba bwigaragaza. Bisobanuye ngo igihugu gitemba amata n'ubuki kibahe ngo twese tujyeyo. Icyakora igihugu kirimo amahoro n'umutekano n'uburumbuke umenye gihari. Kugishaka no kukigeramo nukujyamo ujyanyemo amahoro, nukujyamo ujyanyemo utagiye ugiye gusahura, ahubwo ujyanyemo uburumbuke. Aha naho harimo ubwenge, kuko mu kiganza cya buri muntu no mu bwenge bwa buri muntu, umuntu uzi ubwenge, harimo ibyo byose. Harimo amahoro, harimo n'uburumbuke. Ni ukuvuga ngo ntabwo tuzafata amacumu n'imihoro nako basigaye bafata ngo ni za misile, ngo bagiye gushaka amahoro, kandi ubona bavoma umwanda ariho barwanira. Iki kiganiro gishobora kuba kirekire kubera kirimo nyine ibintu by'ubwenge. Mu byihangane.